ari amafaranga ubundi ari amafaranga abasaza bayavuga neza ari amafaranga arakubwira akira gatike reka duha amakuru uyazanye n'abasaza urumva ko ni gisana ibiri abasaza bro nibo batanga ibiceri mwese mugira amafaranga bagenza gutera mwe mugira amafaranga we inshuti y'abasaza uyu ni inshuti y'abasaza reka guhereza abasaza arakubwira ati umva sha ncemira mu bwanwa sha umva mishamwe hostingaga ibintu yahuraga nabyo nibyo ngibyo yahuraga nabyo sha umva rwose afatana hano araraka massage mwandira noneho ugakanda mukanje ukajya kumva kiravuze amaji akira gatike we amaji de buraka ijambo yavuze gatike kaba ari menshi agatike ibihumbi 200 ubwo ngo nagatike nagasimbura mu byizi we barinyo we barire dala none himbwa yihungo yivu murezi imbwa n'indari mukaritasi banyarwandakazi yo my lover my sweet love ihano kuyobora inama ariko kirica kikarimbura kigasenya icyo kigabo Imana ikibabarire ari kigabo kimwe tugende mwana tugende uretse wambwiye gutangira yavuze ngo tangira ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya WISDOM TV Rwanda amazina ni Baby Nesa nk'ibisanzwe nagiye mbazanira abastari bagiye batandukanye bahere hehe ladies first abagore ngo twimirijwe imbere ninde wakubwiye ko umugore avuga avuga saravuga iki ninde wakubwiye ko umugabo avuga nyuma cyangwa aryama ivure nyene ndabikubwiye ivure ni umugabo aryama ruhande mu kuryama umugore akajya ivure inyuma hiryo mu bigori ugira ngo umurinde none ni gute uhera ku mugore hari umugabo ese ubu tuvugana none hanga iyo ureka nkamaza nkivuga amazina yanjye aha muri iki kiganiro bahera kuri Michou bahera kuri Baby Nesa bahera kuri Noheri baheraho ahashoboka nyine arije bahera kuri njye ko kuruhande umugabo ari umutware Bibiliya ye rero n'abazana buri kanya Bibiliya bamwa primus nicyo kintu kinse umugabo ni umutwe w'urugo none uhereye ku gihimba kandi umutwe uhari ufite abadayimoni okay ngareka mubanze amahora abwire okay banze senga cyane scam gusa scam kuvuga ngo abantu bakurikiye WISDOM TV Rwanda reka tubabwire ngo turabemera cyane ariko mumuntu ndeba nk'umuntu ufite irari urashaka kumbera derira uramenye n'utaba derira yasa nawe n'utanogora mw'amaso wanatokoza ari njye derira wawe cyakora reka nkubwire muri iyi minsi ufite amavuta y'Imana uremewe umva wumvishe ukuntu akonje mu ntoki agira urukundo abantu bakonje mu ntoki ngo bagira urukundo ngewe rero ushyushye bajya bashyizemo ipasi ariko izi sayizi ngo ziremewe izi sayizi ziremewe komera ukukunda ibibaju nka Michou byaje kugenda gute izi sayizi ziremewe na Pastor Claude arazikunda Pastor Claude sashateka nimene gitera kunda zino sayizi wa undi yaririye umugore umwe yakubise bango umugore yaririye umugore byari kinibaza umuntu nkawe nka profete wita profete urifashe ariko ndita profete waranyimitse waramamagaye we petit we baba mukobwa wa Baby Nesa nagusohora mu kiganiro kwirukana none hanga hasone ngo wiyita profete niyamene bandi bose bigira imbwebwe baza bambwe ngo sini profete mwaramamagaye hanyuma profete unywa inzoga abaho inzoga no sese twakubonye mu kiganiro uri kunywa inzoga uziminina oya ira yari kuraka kandi haranditse ngo vino n'umukubanyi uyinyoye agashukwa nayo nta bwenge agira uri kumva neza ikindi ngo urwo rushunda ndushyi urushunda cyangwa rushunga ndushyi akira niyo mpamvu Bibiri ivuga ngo umugore no mufasha nkukuye mu bagore bibihomora mugize umugore umufasha mbwira rero wigihomora Michou yari igihomora ako yigeze kubivuga mu kiganiro ngo ndi igihomora kure ikiganiro twakoranye yigeze kubivuga mu izina rya Yesu oya Misharemewe ngo Jack ngo yabatijwe ngo ubuse ngo niwo kubona ngo nawe wagiye kubatiza ahubwo njyewe ubundi we ntuzafate njyewe bafunze Grace Room nshaka kujya
kubatizwa ihumurire rwose nashakaga kubatizwa ibyaha byose nkabita muri pisine ariko bazakubatiza n'umunwa n'ururimi barutubukemo akantu ko guhostinga nabivuyemo uretse gato no kubatizwa ahubwo bazakubatize mu mazi ashyushye y'ingungu nta munsi n'umwe ntatonganye na boss nsoje guhostinga nose ko icyo bafite ukuntu akubwira ngo aba wazanye ngo ejo bundi ngo sibo wongeye kuza Hanyuma none se wowe abantu wahora ubabona buri munsi agashaka kunkata nanjye nkari Ndabona narinze ko guhostinga ari ugusunda oya gusunda kwa kundi ngo ariko no musenya ndabona basunda no musenya barasunda oya musenya n'ukuntu basunda dore manura imbaraga sawe mana we ibyananiranye nose mu rusengero barasunda barasirimba ntabwo byitwa nagari ugusunda ni ugusirimba we nusenya muri Foursquare haguruka amasengo arebe umukristo we niwe usengera koko none haguruka nyine haguruka akurebe maguruka bigende haguruka nyine ijambo ndarivuga haguruka oya nago maguruka masengo akurebe turamwubaha turamwemera arimo umwuka w'Imana afite imbaraga z'Imana aremewe bundi ku rutonde rw'abapasteri batatu bane nemera harimo masengo hakabamo Dogita Gitwaza hakabamo Rutayisire Antoine hakabamo Masasu wabyumvishije neza abo nibo hakabamo na Apotre Mignoni abo nibo bapasteri nebemera abandi bose n'abapraka n'abantu bavuga ibintu bidahari je numvaga nshaka no haguruka kubatizwa oya haguruka kurebe nagize ikibazo nagize dore no uyu niwandi bashyiramo ngo amba hafi kurusha imyambaro nambaye uretse gatoya kurusha imyambaro nambaye uretse gatoya ariko ndashaka kumena umuceri kameramani ndekure rokete shwanyaguze oya reka shwanyaguze n'ubundi ngare kuranyine reka fire menagura nukuvuga ngo abakobwa babura kujya kubyira mu tubari ngo mujye guhostinga kamageni ngo mujye guhostinga n'ahandi dore n'uyu nguyu uzwo njyewe n'ahandi no mu tundi tubari ngo muri yego urakoze cyane ngo babure kuhajya gure ni ranch se amani wihavuga hari ahantu ni VIP oya ntago ari VIP wewe tukuntu kagura nari nahanywera sibyo byihore hari cyo kubyo cyone ngo yari yahanywera ikino erega nimwumve ko umuntu wese ajya mu kabari agiye kunywa inzoga ajya mu kabari agiye kunywa ibinyobwa hari unywa fanta hari unywa amazi hari unywa amaji hari unywa juice do you understand my sister look at me banzo ndere nukuvuga noneho iki kintu ugomba kumenya kumwe uvuga ngo amba hafi mukajya mu rusengero wambaye akamini ubu Yesu yakuba hafi urimo racumuza abantu barimo barareba amaguru wambaye mini noneho ukuri babimunyamunye gutya buriya ngewe ndi leta ikamba uburenganzira bw'abantu by'ukubita ibikorwa byose muhe byambaye ubusa reba ibintu ukoze none se yambaye ubusa abari kugira ngo kuba wavuye mu rugo wambaye uvuye muri dushe nawe muri kumwe kuki ugenda umanura ubukwega ariko akira nkubwira akantu kamwe butike ntabwo bayicuruza bafunze bacuruza bafunguye akantu ka butike niko kabe niko gahunda zimeze ubundi butike ni iduka ntiwacuruza ukinze ubukinguye hano habya bivuze ngo injira hararangaye niko gahunda biba bimeze ese noye waje kumvuga si nibyo gusa na Michou ubundi kera umugore ngo ubwiza bw'umugore umugore yabaga yambaye yikwije urabona nkura mwana Queen ukuntu yambaye ariko Queen wamukora ubundi umukobwa witwa Queen ari mu bakobwa bemewe bateye neza mwabyirana umukunga amavuta akamanuka imbaraga z'Imana yaraguye nyamara nawe waraguye nohe oya ntabwo naguye ako suni ari umwe mu bapasteri basengera umuntu bamukora ku mabere nka bamwe njya mvuga ase pastor wa mupasteri ajya bamwita nde wa wundi atari Joshua Akimu rero aremewe Akimu aremewe wohereza kuba Akimu ntabwo akijwe kurusha Dawidi warongoye mukahuriya akanicisha umugabo we yarangiza Imana ikamuhamya ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo shaka Akimu nakijijwe kurusha Samusoni wafataga urwasa bari guhinuza erega Imana yarabiremye nayo irabizi izi ko ari ariko n'ibyatubata mujobora mama ibintu bigoranye biryoha ibisitaza ijambo riravuga ngo ibisitaza mu buzima bwacu n'ibizabura kuza hari kubizana zabona ishyano niba mbonye iritako ryawe nkagirira ari
Imana ireba tayari yarigize byarangiye hano hari kwinari n'umugabo utagira irari nta bwenge abagira mwibete ndasigara mu kiganiro ngenyine ndasigara nicaye ndakiyobora mugende nako umuntu utagira irari nta bwenge abafite irari ryakwishe mani irari ryahoze kuva na kera none se wowe yutwite nturarikira biswi nturarukira bombo ibinonko amapera kugira ngo atwumvishe ndashaka kukubwira ngo irari no irara ryumvikanishije neza mu noneho nababwira abantu njya numva abantu bavuga nguriya muntu ngo ni indaya nta ndaya ibaho habaye iki ntayo habaye iki haba umunyabuntu indaya ni inda y'umuntu inda niyo ndaya nabonye mu buzima mu bushakashatsi nakoze nabine suvuye mu rugo tikuye ifiriti ugeze mu kabara ati mume sosisi uratikuye ugeze hariya ati mume kawunga uratikuye ugeze harabaye kurya ibigori ati ni mume indaya niyo nda y'umuntu inda ni indaya nabonye ku rwego ruremereye ubwo uravuze ngo abantu bigurisha ntago ari indaya ariko umuntu yigurisha gute wabona amafaranga aguze umuntu none kuyabona ari amafaranga ubundi ari amafaranga abasaza bayavuga neza abasaza bayavuga neza ari amafaranga arakubwira akira agatike reka duha amakuru uzanye n'abasaza yegura uyazanye n'abasaza umva ko ni bisana ibiri ahantu hose abasaza bro nibo batanga ibiceri mwese mugira amafaranga bagenza gutera mwe mugira amafaranga we inshuti y'abasaza uyu ni inshuti y'abasaza reka ubundi abasaza arakubwira ati umva sha ncemera mu bwanwa sha umva Tumvishamwe hose ngaga ibintu yahuraga nabyo nibyo ngibyo yahuraga nabyo sha umva rwose afatana hano ukafata mu gatuza yego nanone warera kamasaje nkandira noneho ugakanda mukanya ukajya kumva kiravuze amaji akira gatike we amaji de burakari jambo yavuze agatike kaba ari menshi agatike 200 ubwo ngo nagatike nagasimbura mu byizi Noheri se yaguye iki tu oya nesina twatuye ugize n'amahirwe yagutegera moto bayike yayigutegera amaji de burakari jambo yavuze riva ngo waba udafite uburambe ku kazi ariko akirasha ndagushimiye ufite uburambe njyewe uburambe rero nako uburambe mu basaza bimenye simba nkoze mu ntoki ufite uburambe mu basaza oya reka nkubwire n'abantu bareba kino kiganiro batubwiza ukuri abasaza nibo bakoze ikofi sibyo ni kumbe niyo mpamvu mpore nkubona mu mamodoka y'abasaza warangiza nakubwira ngo Michou duhuye iki iyo duhuye singubera gutya Michou twarahuye turi gusangira ahantu reka mene umuce n'ubundi rekure rokete bico byagaci reka ndekure rokete Michou amaze kunywa nohe nuka afata telefoni nago njyanwa atambeshyera bari wari umaze kunywa fanta nese mvuze agiye gutuma ngumirwa mbura umugabo bazi ngo nkwa inzoga ahita avuga ati ngiye guhamagara ese nanzogo sari zo abonye nanzogo we niyo yabazinywa ariko baby nese ngiye bari kintu ngiye maze ni kamwe tubone no kubwira abasore hari urubyiruko ruri kwijandika mu bantu babarusha imyaka ngo na amafaranga tubone wewe kwinika agiye kukwemera n'umuruta oya njewe erega nje ako buraninde mukuru ni Noheri ako Noheri buretse yazanye iminkanyari mutaragera mu myaka 40 ari muri 20 30 gutyo abakiri mu rubyiruko rero kumubageze muri 40 Yesu uri muri ingana ariko ubu ntibigusetse ko baby nesa mubona yicana imbere ya kamera ni mwiza atenka ivubi biterwa kanwa hameze nk'ahimbwa imbwa imbwigira mu kanwa heza niyo mpamvu nyine mavuze nawe nk'umukara ariko akaba yagushakira umusaza umwe warukukuru wakoreye amafaranga ugenda asusumira zira ni rubaga imanje umwe ufite amenya abiri aho kugira ngo avuge sheri avuga feri nibigusetse akurikiye iki y'amafaranga niyo mpamvu usanga abantu bari muri ya myaka bita ngo ni retour d'âge ugasanga umuntu ayigiyemo mwana mu gihe atakayigiyemo kubera iki yakunze amafaranga kurusha umuntu ntusuzajya kwicwa n'inzara ubu noneho zarubaga imande niba hano hanze zirahari humura ziragutegereje zamaze ariko ziba zitanga n'amafaranga rero ukanga umusore uzahigana amafaranga muzahigana ubuzima ugiye gushaka ngo muze wakoze ikofi uyu musaza bakurusha iteka ryose ako si imyaka ivuze imyaka ni imibare imyaka ni imibare kandi urugo rwa mbere rusenyutse biba birangiye umugore ni uwa mbere umugabo ni uwa mbere impamvu ni iyi bishop gafaranga ari hehe second choice baho bishop gafaranga ari hehe muri gereza
nimwateretanye we Michou njyewe Michou se neretana na gafaranga egera hirya gafaranga yashatse umugore wa mbere biranga ashaka neti aramuhohotera nanjye yarajya kungira uwa gatatu barabakubita karabaye oya twe tuvugisha ukuri Change wapi kabisa kuri WISDOM TV Rwanda akino chano yitwa neza WISDOM man reka tubabwire ngo neza kano gace reka tubabwire ahubwo kinzari twishe cyakuri iyi cano nagigabu iyi cano ishobora kuba ari nzima kubera ko impamvu iyi cano ari nzima igira abantu beza bazi kuganira batari ibifura bativumbura kandi iyi cano ntabwo ari cano y'ibishega ahubwo ni cano yo guhitura abantu tubakibura tubabwira ngo ni gutya umunsi umwe nigeze nsanga hagera mu nohe nusoza kuvuga mu mijambo cyangwa ngihe njewe nje ni hijambo dashi nigeze nsanga ariko ku bintu bijyanye n'urukundo ngo narwagira iteka ryose umuntu ufite inyama umubiri muzima ukora ntiyabura urukundo niko yavuze yabati ngewe nta rukundo ngira tibu ntago nakunda nango mbeshe umwana w'abandi nafite gahunda yo kumushaka nuko nta mafaranga agira agira hirya umusore nkuru muremure ufite ntabwo yabura amafaranga ahubwo yabonye ko abantu bose bamama ninja babaye ibisambo wakundana na Michou kandi ngewe naringiye gutanga inama yunguka none wawe udufaranga dushize wakundana na Jackie uza ukaba ngo ndi addicted no gukunda igitsina uyu muntu nakundira kumarira iki kuki kundira nk'akana nk'akakwini wavuga ati kwini kibasumba mwana wa mama kwini ariko uravuga ibiki uvuga ibiki kwini ko ngiye tunabanye namutera abana b'imanga yajarira imana yabaye kwini cyane none se tumuza nasukundana Queen na baby nasukundana oya nakunda Queen rega bura nje nkunda abantu b'inzobe cyane uyu wese karagasine kavanje ikintu cyo kuri uyu nguyu imere gitera kubonye yahitagwamo ngaho niyo mpamvu yagwamo ni yagwamo ubundi imena gitero n'uyu nguyu mubona ngo ni Noheri wagira ngo baravukana uburaya ni bumwe ubweskoro ni bumwe batubeshya ngo umugore ngo ni umugore bajya bavuga ngo ikimuga cyasetse nje ariko nje nago ndi muri kategori yanyu ko mu rusyo ukome n'ingasire ubundi hejuru ya Yesu haba Imana urumva ibintu byose ntago babingana ntago haba Imana shasinanganya Imana mwana mwuka wera wetse ngo Imana subundi we mwahurira nje ni Imana yakumari Imana ni yari nahurira n'Imana nayo Imana santimi gufite nizimwe niziheze ngiye kuzikubwira rero utubanza nicyo kibazo buretse nkubwire nawe twese ntabwo Imana itwemera ahubwo hari umuntu wa Imana itwemera buretse ukaza kubwira abantu ngo Imana ntabwo Imana itwemera Profete Noheri buretse Imana ntitwemera ariko hari umuntu umwe wabaye umuhuza atuma Imana itwemera nuwuhe ni Yesu Kristo haleluya amen niyo dukoze icyaha ubundi we ntabwo Imana ari kuza ari kugutibishaka bati urasimuza ariko se we nta cyaha ugira njyewe genda umukristo nzahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa ase urumuramyisanya muri Fosco n'ukubona ugera bururagenda ukicara inyuma kamera ngo muri turebe imbere ndabasa ninde utayizi ngenda umukristo ukanukose yanguye kure mu mwijima anshira habona ubuntu bwa Yesu nibwo bwagize ariko nje hari yindi nzi uzana bare bakiriho batazagira izo bazita inyuro ubundi jewe inyuro ziki baramye nkunda ukunda nde harimo muramye witwa Frank nago muzi harya Frank w'inzobe eme oya Frank wa wundi Amina Frank na Amina Frank numwe wagiye muri Amerika akagaruka umwe wasenye rutamaze kabiri wasenye oya Amina Frank asenye muri Fosco ubundi nka yarasenye aririmba ihe ndirimbo twumve yashatse umugore se yarashaka se nabyize
yagiye yarashatse none se bamwita Mina ko kuriya bamwita Mina gishukuri bamwita Seme mu diaspora sha wa mu diaspora wankundaga byihorere rwose umfashirize mu Rwanda Amina yari yarashatse yarabeshye indirimbo ye niyo nkakunda boss ko nshuti indirimbo ni iyihe numva uri kuvuga ririmba indirimbo amarirurira apo nase bamwita Mina urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo inambara urwana ela titala sikoliza ngo eniwa mando unidrag buretse gatoya dafashijwe buretse haleluya hano abazimu n'abadayimoni bashyira amateraniro atangiye mu izina rya Yesu toke ya sifa katika na Yesu mu izina rya Yesu jina lako na Mungu buretse gatoya ubundi bavuga ngo iravuze abogera nzesi cyebigambo wadasema wadachoka kila mtu na muzigo wake ako none igiswahili ayimene n'ikigandura cyiza unaje we barinyo we barire dala none himbwa yihungo yivu murezi imbwa n'indari imukaritasi banyarwandakazi turabakunda ahanga hano kujya tubaha ikintu imiriro arabazi ukunda nde hariya nyine mu bantu bari kutureba ukunda nde nkunda nde izi skamu zanyu no kuza kubesha abantu ngo ndabakunda gato ukunda nde nyaruguruwe mba namurashe nyaruguruwe abayagimoneza makuru rutabangire ku mugambo mushaka mutagira imbeho munda nyine bishi by'abakubashije gutya mvuge by'abakubashije mukungo ni banduzi impamvu mbazi hari baby baby Nessa hari Michou hari cameraman Queen irwanyeho oye Queen we ni my wife game changer Michou muri yeye nekereza Queen gusa wamba bari ukazi basuza Noheri ihangane usuze Noheri ngo Queen aremewe Queen ni hogoza mu bagore bose no muheheso original akabikibasumba umuheheso oje baswite wiki ubundi ari ibintu mutari muzi mwemwe susite wiki banze bareba ubundi izitanye diaspora man izimana nyandi no mu diaspora man none sundi wa mukunda atari nje era heno umugore mwiza uraho kibazo uraho urateye akayambaye agakweto keza uyu musista sha Queen ni muzima Queen ni muzima umva Queen areme dore Queen umuteye oya nta soni uratera umwana w'abandi soni wagiye muri bya biraya byapfakaye wamenyereye oyagerayo nyine ndamuteruye ngo numve ko nzajya imvura nigwa oya jya muri bashuga mami nago bari abantu ugiye kubararura nago ugiye kubararura ariko umva nkubwire ngiye imbere y'Imana sinjya mpfa gukunda si ubwa mbere umvishije mvugira kuri kamera ibi bintu ko nkunda nkunze umuntu uyu mwana Queen ni muzima hari umunsi avuga ko adakunda nta munsi atabivuga nanjye akimbona niko yavuze uzi uko nakimbona nuko abayanywa Queen mwatuyeho imbaraga z'Imana najye kundana Noheri n'irari Queen mwatuyeho imbaraga z'Imana buriya amaze kumutura hasi wabureye oya buretse ntago byari ko bimeze Queen mwatuyeho imbaraga z'Imana mwatuyeho guhirwa mwatuyeho kugira amafaranga abadayimoni b'abanyarwanda n'abadiaspora bazamwegere abiburasirazuba n'iburengerazuba nibakamwegere abadayimoni abamajyepfo abajyaruguru ntibazamwegera abadayimoni irindi zina rya Queen ni irindi zina rye ni Queen bisobanura iki se ubundi cyitwa Queen agiye kwitwa Madame Prophète byukura bagirane Noheri Queen okay bose wowe karuko nyine wowe wagize wihamagaye uraniyitaba uriya mukobwa yakwemeye we banza umubaze nimba we yakwemeye atanyemeye se nawe hano hari abasore benshi hamagara turebe ukwitaba ninde se wakwitaba cameraman urabona atamukunze cameraman urabona cameraman kitari abashuti nurivuga utarivuze wowe akamuhamagara cameraman se nibiki witwa cameraman kumuhamagara nkuhamagara muri Nyabugogo ngo yewe mukarani hamagara izina rye araza pe oya wivuga semane ubu Queen hari akarimba nanjye kakubwiza ukuri ubu ngubu ntabwo bizi ko nanjye narwariye indege uriya mu cameraman noneho uvuye hano ubonye uwo mukundana nanjye ntabwo nagenderaho cameraman ikundira abantu babyibushye ubizi gute se kuko nawe arananutse ubu nkanjye ubu utangiye kuzanya kuba wamba mushaka nka Queen kugira ngo azajya akuraho neza
ariko utarabyibuha wakundaga abantu babyibushye cyane wakundaga ibibajumani uyu bungubu uyu uko mukapa bukeye nuko bwije tuva mu bwiza tujya mu bundi mbonye umukobwa mwiza nk'ubu ndi kuzana nyakubahwa ubu yantaye ibishanga ibigori yabonye abandi akarimbo ngiye guhimbira kwinura kazi shiza 1 na miliyoni wowe ubinkorera uko mbibona birenze uko ngewe nabyimagina kwiniwe utuma numva nkwemera kaguma numva ko kajwi ubwo Imana yakumaye ndakugumana mu bebe yo my lover my sweet love ni wowe ubukwe bwa misiyere mwarabutashye oya burabukwe nari navuga ko ntabwo najyamo ngewe simenya kujya imboga ubukwe bwa misiyere bufata nk'urugo rwa yakamwana oya kase ntabwo rukomeye ntabwo ruzakomeye reka nkubwire uza amezi rumaze egera hirya n'abambikanye impeta bagiye muri divorce urwe ruzakomera rero maze pasiteri muzima kujya wature ku wundi mwana mukorana ibintu byiza uri kumwaturaho ibintu yewe nkorana nawe mudakorana oya simwirirwa muri kuvuga baraduhuza ntabwo nge nkorana nawe akubanza yarakwimye inde Miserementi nta kintu yagupimiye toka satani mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ntabwo nzigera nikoro kuba inyangamugayo uzi ko niyo namena amavuta yanjye wayamena ku muntu umeze nka kwini mu ijuru bakavuga ati byibura yameneye ukuri turakubabariye yaramusabye aramwima amaze kumwima none yaramwanze inde ariko inde anarwaye umuntu araba adashinga ararwaye ayo ararwaye arwaye iki ni umunaniro wiriye iwabo ngirongo ntabwo ari umunaniro yarwaye birisire ni bya birozi byiriye ryahabe birozi ko suyu we nindamubwiye ako nohe nawe rero fukama tumusengere mu kimbo cyiwe rero usigaye uvuga fukama tugusengere mu kimbo cye mupfukamye none se nge narashatse sinagumiwe umwana aje imihanda ayinsanzemo abonye umugabo ndacicaye gutya ahubwo ufite abadayimoni dore Michou afite abadayimoni batatu wa mbere bamwe abadayimoni batatu Michou afite umva umudayi hari umurozi wa ndozi umva umudayimoni wa mbere ngiye kugusengera mu kiganiro wa mugani ufite umudayimoni witwa Turawansi Sundiyata Suri wa Saja ngango ino nanjye umuhobera se twica abadayimoni rwose ngwino guhobera kwifu akubwira ijambo rivuga ngo nkwifurije guhura n'uwo muzabana nese abantu rusha izina abapeti baje ejo bundi bari gushaka banaye imihanda babonye abagabo nge ndara nipfumba se gutya nanditse kane gutya ariko cyakuri isire ku buhozi cyakora cyo mukundira n'ugukora akira hano ngushime no gukora ibyaha ngiye kunsenya ntabwo yutwarinda niyo mpamvu waretse ubuhozi wabonye ubusinga oya guhosinga reka nkubwire nicyo kintu cya mbere nakoze ntaramaramo kabiri nkabanyivuyemo ubundi sinyangivinga ariko man nabanye ngo niba ngo aba barakubujije abandi ngo wabuze bambuza hari banyishyurira inzu se umuntu wambuza ikintu nakemera ariko nabwo umbujije kujya imbere ya kamera byo ntabwo byakunda ariko ikindi kintu cyose wambuza nakireka uzakora ibintu byose bizatuma urya ukabaho bituma ugira agaciro kawe bituma utiyubahuka wubahisha izina ryawe n'izina ry'umuryango icya kabiri ntabwo kizamo hano ikintu kizatuma umwana wawe abaho neza muryango abantu bakubona neza uzagikora ariko ikintu kizatuma uza ku muhanda uzakora n'ikindi kintu kizatuma leta y'igihugu urimo igufata neza itakureba nabi ariko n'ubu ngo ndi addicted ibyo byo ngiye satani mu izina rya Yesu kubimbwiriza kuko nzi ubwenge no gukunda igitsina gabo abagabo bafata abagabo n'abana beza ni bubaho uvuze gutyo bigutwaye hakoze ngo ne shambana ne byo bibwira ngo umuntu uri hariya yunguka gusambana ni icyaha kugira ute ni ikosa se gusambana dore indi nyamabara aha tubidusobanurira tutabyemerewe yego nawe urabikora okay ntago nanjye nasambana narakora ubukwe sinshobora ndacyari vierge mugabo uzashaka uzaba utwaye rwose agaseke karapfundikiye kazapfundurwa arukuje haleluya mena nawe urisetse nyuma y'ibyo uvuze iyi ndirimbo ya Afurika yitwa ngo ubanza mama yaba yararogaga balayi ubanza nyina yaba yararogaga kubisa ujya ungana gutya iwanyu baba bafite uburozi ari wowe na mama wambye nubwo atakiriho niwe waba ari isugi bivugira umuntu wabyaye Noheri ntago yaba wowe ntago yaba ari we sugi kuri njye
hayo hello mama wanjye by'abana 12 Hey. yitaba Imana ninjye wa nyuma 12 bose bariho ninjye wa 12 uri bucura ubwo abaye ibazo uwo mukecuru we ubaye abo bana bose bavuye makuru mama niwe wabari isuja ahubwo nararushye mu izina rya Yesu kose kuri urwo rwego Michou mufata urwego ni rwishyizeho none se bakubane gutya bari muri force kuhimbaza bagere ngo uri umuntu utari inturi uri inturi mugere ngo mufite umuntu umva ye kandi babiness ukumureba ni wa muntu ndakujyanye n'abantu batatu uwa mbere barakijijwe ni uri wa muntu ujya mu rusengero wakumva yasoko ya ukanarira amarira kamanuka cyane rwose nanjye ndarira iyo nagiye mu rusengero ubundi utinya Imana cyangwa utinya abantu njye nta muntu njya ntinya kuri ino si y'Imana ninya Imana yonyine none se uzatinya Imana utazi utabonye utaratinya umuntu none se umuntu gute manirega wowe umbajije Imana nabi ikorera he sininya umuntu ahubwo nubaha umuntu ntabwo Imana mbatinya ko ikorera mu ndabubaha bantu njye ndubaha ntabwo ntinya ntinya kubwira abantu ibintu bitatu ubuntu bw'Imana iguhaye tandukanya buguha abantu no kubaha abantu bakaguha ibintu bikaguhindura ugomba kuba uyu munsi wa none rero niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo badukurikiye tuba twiganira ntabwo nta mutima mubi tuba tujya natangiye mbise ngomba bwa ni twebwe muri twe nta gifura kirimo rero atangiye kundwaza umutwe oya ariko tuza Noheri utangiye kundwaza niba urwaye umutwe ndaguha ikarita y'indera ugenda ujya indera n'ubundi cyangwa umbwire ngo uhamagarire kuri karayesi cyane karayesi karakoze karayesi uhamagarirayo karajaguje ariko rubyiruko mwirinde sida mwirinde ibiyobyabwenge mwirinde gutwara imodoka mwasinze nawe uzaduhereho uduhe urugero nose wese tukubona abantu bakoresha kondomu kuko sida irinde sida nawe irinde sida nawe Michou abantu bakoresha kondomu kuko sida oya sida imeze nabi rwose ubwo kandi ndabibabwiye mwa rubyiruko mumara guhaga amabyeri ugahita ufata umubare wese urugero banzu babera urugero we nzoga waraziretse si tujya tukubona oya inzoga naziretse uri kwikuramo wakwishyizemo ntabwo nigeze ngo inzoga njyewe ahubwo nanywe ibinyobwa biriya ni iki bari kuguha yarasogongeye uri gusogongera ibaze nimba gusogongera ari kuri iyo yanyweye anywa ate urasetsa njye nywa amata njye ndi umuyumbe ariko muyumbe njye ndi umuyumbe niba ari ibyo nawe uzabanza ubireke ibyo bya prank byawe byo kujya kunguka oya ibyo narabyiyani bya prank Abantu- wowe wankuyeho isoni tuzongera kukubona abantu bakorera Imana wumvise gusenga kwanjye aba barezi mu bamenyera gihe ngo nabuze umugabo ngiye kumubona gikwiriye ngiye kumubona wamaye hari umudiaspora warayaporopoje Wowe- barajya he kijuru ritabaye bose babireba Michou baramurongoye bose babireba icyifuzo cy'abakwanga gihindutse ubusa imigambi y'abana b'abantu si yo y'Imana bari bazi kugiye gukorwa n'isoni barajya he ku ijuru ritabaye tuzashima Imana bose babireba nuzuye umwuka nyimara kumva umugabo akajwi keza k'umugabo ka mu gitondo good morning sheri my love baba niko kubwiye ariko Imana nyir'ijuru n'isi ikizurubwa we niyivuganye nawe nonaha none se ubundi Imana ikwima umugabo ngikurongore maze igihe mbwira abantu ko Imana ikizurubwa maze igihe mbabwira ikuraho igisuzugurira njyewe hari ibintu Imana ikora ubukwe reka mvuga aka kantu haleluya bela sakitala bunyuma reka mvuga aka kantu njyewe mboneraho kubwira abapasiteri hari umupasiteri ejo muri twawe ati porofete Noheri ati Yesu ashimwe ati sawa ngo Imana iramye ngo ugiye kurongora ndabizi urongora buri munsi ahubwo iyo akubwira ngo ugiye kugira usiba kurongora tuza kubwira impamvu every day tiku ivutu ayi widi buridi yica mwebwe ejo bundi ubundi umuhanzi aravuga ngo wowe Michou ngo uziye kuzashaka umugabo ngo baby nesa n'umuntu uzamushaka biravuga ngo nta kigabo kizabura ikigore cyacyo ubuse ntabuzi babura abagabo nibibaho nese Imana ikwima amafaranga yari ikwime kugenda mu ndege ngo igendemo ikwime viza ngo igendemo basigaye akundana n'abandi bahungu oya wabona yarabaye umutinganyi
jewe umugabo twari gushakana sigaye mbona ashobora kuba yarabaye umutinganya kuko mu myaka ndimo nakabaye nambara agatimba ariko man sibyo ubu se agatimba bazakanyambika iminkanyari yaraje twarabatuwe rwose namani n'umwami wacu Yesu kunyamara mishora zizi koko mana erega Michou umugwi nabo n'umugwira bro Michou abajije gusenga umukiranutsi nubwo yagwa haleluya haleluya fire umurongo muto muri Bibiliya bawita ngo Michou ceceka nyine umurongo muto muri Bibiliya umurongo muto wo muri Bibiliya bazumirwa oya bebe nesa umurongo muto muri Bible uvuga ngo iki Yesu ararira umuntu ukunda baby nesa amumere 5 kuri ya nimero yiwe Yesu ararira hanyuma ninde muntu Imana yatumye ni bande bantu Imana yatumye ngo bajye mu gihugu cyitwa Sodomu na Gomora bajye kureba ko icyo gihugu gishinjwa ari byo ni bande Michou sha nabonse akira ninde muntu wahindutse inkingi y'umunyu Bibiliya ivuga ibi nibyo byerekana ko Nesa amaze iminsi asenga ngewe rero simeruka bamwita mukaroti ninde muntu wajoboyemo amaso Samusoni ni Delila byose kandi nawe mbonye amaso yawe mbona yaba nka Delila dakurayi ubona yakubera Delila urana naba Delila none se baby nesa no kuvuga ngo hari umuntu uraguha umubyizi tuza nyine mbajije baby nesa umubyizi gute nyine nta muntu murahuza urwuya oya nawe murabura mwishuka ntabwo nta muntu murahuza urwuya oya ngo ahume ku rwego rwa uhume ku oya uyu mwana ni isugi yego ndakwatuza pfukama hasi musengere nsengere kubera pfukama hasi musengere kubeshya ntago nje mbeshya urapfukama ntago mfukama kuko ntago mbeshya pfukama hasi musengere unsengere nyine kubera iki kubera kubeshya ntago nje mbeshya ubwo byihorere ntago nje mbeshya none se mwarabikoranye urwo rwuya mwararuhuje kuri umugabo nge nari mubajije niba nta muntu uramukoze inkuru ishyushye mu maguru reka wapi nayo niko nari mubajije niba nta muntu uramuha umubyizi cyangwa mukoze inkuru ishyushye mu maguru nayo okay Michou muri iki cyumweru nta muntu murahuza urwuya reka wivuga muri iki cyumweru uyu mwaka kuva watangira nta uragukoze inkuru ishyushye mu maguru nge sigaye mbona noneho rwose narabaye isugi noneho double aya urabeshya cyane simbi heruka mani none siko nta mukunzi mfite narajabukanye nawe ubu byararangiye niwe wajyaga ntamo none ubu cyakora Ama-G de Black yavuze ijambo rikomeye ariko Ama-G muramwemera wanjye ndamwemera kubera ko dore ibintu bitatu mwemera ni inshuti yanjye icyambere ngiye mwemera n'iki situya dukorana ibiganiro se Ama-G ni icyambere ni umusesenguzi usesengura kandi akavuga ibintu biri urarira ku isi wahageze noneho wajyana muri Bibiliya ugasanga kuko n'abakera barariraga ugasanga ibintu yavuze nibyo ikindi ugasanga Ama-G ni umuntu wihirinze abana n'abantu bamugirira nabi ariko abana nabo ariko se niwe wenyine nka Michou wowe ni baranyishe ahita yagara bawe nzakwereka ndakurekuraho imiriro barakubeshye ngiye Michou ndi wa muntu uca makeya nzirana n'umuntu nkoroga cyakora Ama-G gifite itungo rirakigoboka ngaho igiki kiryabareze ni igiki kiryabareze bivuze ngo muri iki cyumweru muri iki cyumweru uri ibiryabareze bingahe reka ngiye Michou mani narakije kuko uri umukobwa navukiye mu bwira umurezi hari umurezi wabarariye baby nesa na murezi urarya muri iki cyumweru nta n'urakuramo amenyo ibyo bintu byose umuzitsi ngo bazo zirandagura wapi uri nyamurara ngo mu majoro ngo uri nyamugenda mu majoro ariko oya unyamwandika umwatata nyamugenda mu marogi nyamusenya ibitanda byo muri hoteli atangiye kwigana Manase bya bintu utambye wa gisamba asigaye yigana Manase wewe wakwihimbiye agakoryo bwawe urasetsa sikusetsa urasetsa usikusetsa ubu noneho abantu urasetsa hazajya umutinganya zamu iki usikusetsa
nose baguye amafaranga ntago wagira njyewe ntabwo wagira bataragira njyewe ubu ngubu ni kwini uri gutekereza kana namusanga aho dusoza ikiganiro musoze ikiganiro umwana umutima ugiye kumuvamo asanga undi mwana shanya y'inkuru narayikuye he ndabashimiye mwese mwabanye natwe kuri Wisdom TV Rwanda ndapfuye we inkorora ubu kandi kakandika uri kumwe n'umugabo wese kamwe gahiri ariko muri abakobwa benshi mbona yo muri kumwe n'abagabo akabuka mutamuke mana buryo mana no ibishuka dusigaye daddy hello daddy ngo nihera daddy ndakurahiye wajya muri telefone abasore impamvu bakomeretse mwahuye n'abantu mutari mukwiye guhura nabo ukabona umuntu namamaga ngo ni daddy akakubeshya ngo ni papa we umubyara kandi ni igisaza bakundana rero uzajya unukira abantu ngo ni igisaza umusaza wubashywe basaza ndabakunda umusaza ni umujene bakuze muri abana beza mwubahwe kwera huye nabo cyane ndakubwira ngo afite uburambe mu basaza ni ba papa bacu n'ahamanuka aranyonga n'ahazamuka akayobora ni ba papa bacu genda wowe nawe ba daddy ariko nanjye nkeneye mamidi ba mami umva daddy ampaye dore inka profete akuye mu profete nawe profete ngarashaka ba mami barahari hari abatipe bakunda ba mami kandi nawe umushaka sikuvuze se ariko mana we mami queen turabashimiye mwe mwabanye natwe amazina ni Baby Nessa nayindi kumwe ni Mishuketi ewan uzajya unyaruka ariko no kuri Michou official urebeho akajisho gakobedaho haba hahiye byaryoshye ndabakunda bajye no kuri Yibomoreza TV Rwanda Imana ibaho umugisha ciao ciao